abantu baremeraga ewana abafande bose bakaza bakabata wa mukobwe waragashize disi we ahantu ba wibera ba wisekera witurije nta gikomere ufite ku mutima bakibaza ukuntu hanze mbameze muri societe umve ngo nasohotse mwango nyine nubwo umuntu ataha abantu bari bari kumwe barabyishimira ariko hari beshi barake kuko basigaranye irungu kuko nje mpari abeshi na beshi isheni yabo yarihutaga cyane ku munsi kuko kubaganiriza nkabereka ko nyine nkabumvishe uko nyine ibintu byose ari bimwe igihe ubuzima bwe bugihumeka tuza ureke kwihangayikira uheruka gukora sex ryari ndakava muri gereza ntago ndabikora urarahiye ndagacisheni ntago ndabikora pe kuko nabonye isomo hari ibintu abana bajya bavuga ngo umuciye wawe urenga cyane reka mwe kugucumuza nta kibazo nabonye isomo ryaje uzi kwicara ugategereza ko bwiruga uzi nk'izi saha za saa 11 wahereye mu gitondo wicaye zijya kugera wicaye nk'ishuro 30 hanyuma uwo muntu ibyo yagusezeranyije wenda turabyumvisha gahunda yo gutangira ni ryari hello what's up my people reka ntangire nsuza buri muntu wese ugize igitekerezo cyiza cyo kuba yafungura ino video. Iyi ni Daddy Empire and of course my name is The Voice Wamjas. Twagarutse ntago ibintu byacu bitinda, umwanzuro twafashe no kubaha show twarabyiyemeje. Chance ari kumana iminsi yarebaye myinshi cyane. None se ko waratwanze ntago ari ukubanga nyine sheni niba yakwamishije umuntu tu ariko iyo nkuru ndaje tigarukeho umbwira ukuntu usigaye ufungwa ubundi mbere na mbere tutaranajya kuri witwa njyewe nita Kamikazi Olive abantu bamaze kukumenya ariko ntagara ayo mazina abantu bakuziho abari banzi kuri Sunika Simbabara ariko ntago nyitwa ko ntago nkibyitwa mu yandi magambo ubu ngubu basigaye basunika ukababara basigaye basunika nkababara niyo mpamvu nabivuyemo mama uyu mu baby abantu batamuzi ni wawe ni umwe mu bantu bashinze rya tsinda ry'Ibugesera ryitwaga ngo Sunika Simbabara ariko hari abandi bakirimo rya tsinda cyangwa babivuyemo barahari benshi cyane ubu ngubu rero aho basigaye basunika ukababara wabivuyemo ndayishaje ariko tuvugisha ukuri oya nabivuyemo ntakiri muto se muto ku myaka ingahe 20 ubundi iyo umukinnyi yamanitse godi biba byarangiye umva ndanje pe uravuze utuburaya ndaburetse rwose ku myaka yanjye 20 mbivuyemo cyane rwose basi suvanyemo inzu sembukoze igihe kirekire kuriyo namvanyemo inzu akamodoka se nayo na perime ngira none se arya ubu mazemo imyaka ingahe umwaka umwe wonyine urabeshya igihe numviye riratsinda kandi igihe mu kiganiro twigize gukorana mbere yegereza mikoro ikiganiro twigize gukorana wari wambwiye ko ari nawe fondateri wa iriya groupe nyine ya Sunika Simbabara none ngo umwaka mu kandi ririya tsinda rimaze igihe itsinda ryaciye ku makuru ariko ku mateleviziyo ku maradiyo rimaze igihe ariko iyo umuntu ari kwikura mu bintu byose agenda byibagirwa tu umushinga warahombye muri make warahombye narananiwe nibasigaremo n'abashaka kujyamo bajyemo ariko ngiye nakuyemo akandi ubu akarenge wavuze uti nkavanyemo neza ubu ngiye kwikorera ayo nabonye narayabonye ayo ntabonye abandi nibasigare bayarya ngwiki nabonye ari danje ntago ari ibyanjye Tavuze nta ndayishaje kabisa mbivuyemo mbivuyemo nibashaka byumva bari babinzo bose nabivuyemo nge naba umwana mwiza ubu naba umukristo nzagaruka nje no kubasengera ahubwo ni iki kintu cya mbere na mbere gitumye ubivamo kuko hari abantu bakeneye kubyumva bavuge bati ese nk'abakunzi bawe hari abantu barabakiriya bawe bagiye kuvuga ati turahombye
mwabana mwe murahombye uyu mukobwa Imana iramubambuye reka nta mpamvu yo gukomeza kwivuruguta muri ibyo bintu yavuze ati mbivuyemo nayo ndimo nkubaza ese ni iki kintu cya mbere na mbere cyaba cyaratumye wumva ko ukwiriye kuva muri uriya mwuga ikintu cyatumye mbivamo niko nabizize warabizize yes reka tite tubijyaho kamika wamaze kumbwira yuko ufunguwe kandi koko aranabimbwiye ari nayo mpamvu nongeye kuguhamagara nkakuba ni ngwino dukorane ikiganiro abantu bari bagukunze twakoranye ikiganiro cya mbere baragukunda hari n'abamamagaye ndabakohereza wenda nuza kubishaka nabyo uze kubivugaho ariko avuze ati ndabiritse kubera ko babimfungiye bajya kugufunga byagenze bite bajya kumfunga nyine use ni ngombwa kuvuga aho we vuga n'abantu bumve n'impamvu uvuze ati mbivuyemo burundu nyine icyabiteye hari umujama nyine twari dufitanye gahunda yo kujya kumwagitingira mu ndirimbo ariko ntabwo ari ngombwa kumuvuga ntacyo njyewe waramumbwiye ntaribi noneho nyine njya kumureba tuza guserera yanga ko tukora iyo ndirimbo nyine ashaka kuryamana nanjye turaserera turarwana noneho tumaze kurwana njya kumufungisha maze kujya kumufungisha bamumazamo icyumweru bamaze kumumazamo icyumweru uko n'undi ari inshuti yanjye nta kintu mpfa nawe njya kumusabira imbabazi nyine njya kumusabira imbabazi biba ngombwa ko turi bujye kwa noteri kwandikisha urupapuro nyine rumusabira imbabazi tujyana kuri RIB yego noneho maze kurujyana nyine bahita bamfata baramfunga barambwira ngo nta kuntu nafungisha umuntu ngo mpindukire njye kumufunguza njyanye impapuro aribwo bahise bamadosiye nyine yuko nditse impapuro mpimbano aba ari dosiye banshyiraho ariko kubera Imana araburanye ndatsinda barandekura kumbe wazize impapuro mpimbano ariko ibyo bintu uko niba ubyibuka si wangishije inama nkakubwira nti ibyo bintu bireke nikiba cyarashatse kuba n'uriyo ntakizira bura ntabwo nari kubura ikindi kintu nazira ku buryo bamfunga aribwo hahise haturukaho ubuyobozi nyine buza kubaza uwo muhungu nawe nafungishije akazi nkora baza kumubwira ngo nkora kuri social media ubuyobozi bugira amatsiko yo kureba ibintu nkoraho barebye bino biganiro nyine baramfashe tuma barambwira ngo bino biganiro ntabwo byemewe muri make wazize ibiganiro ukora dosiye yanjye hariho ibirego bibiri guhimba no kwandika impapuro mpimbano ubwo guhimba nyine ni bino biganiro n'impapuro mpimbano nyine n'urwo rupapuro mu biganiro wazize wenda bavugaga ko wahimbye ibiganiro gute waba ntabwo bemera yuko bano bana basubije imbabara nyine nari mbarimo bo bakeka ko kari content naba narafunguye bashyika ko ari content kuko bagiye kuri YouTube nyine bacyandikamo Sunika Simba barabona abantu benshi bakoraho bino biganiro bakeka ko nendi muri abo bantu nyine ari content nahimbye ngiye ntabarimo nyine ngara ama views mbashaka aribwo bambwiye ngo niyitirira icyo ntari cyo muri make uri umwe mu bantu bakwirakwiza gusambanya ku mbuga nkoranyambaga ntago nge nabukwiye kwijo kuko niba warahimbye content imeze nkaho ari ubusambanyi ubwo nicyo kintu wazize kuko yiza kuba ari content nzima yubaka yako telefone yawe shiramo zo notification za buri munsi za buri kanya ziri kugera nuko ngo niba baraguhoye iki kintu nuko ni content idakenewe muri society sibyo yiza kuba ari content yubaka umuryango nyarwanda ntago bari kugufunga ariko urebye ntago bino biganira ari byo bamfungiye kuko nge narasobanuje neza bambwiye ko bino biganiro atari byo ndi kuzihubwo ndi kuzarura rupapuro navanye kwa noteri njyana kuri burufunguzo uramuhungu nicyo kintu nazira nyine niko byahuriraniyeho nibi biganiro nyine bakabizamukira ese ubundi ni umuhungu umwe cyangwa bashobora kuba bararengaga habara abahungu batandatu ari kumwe niwe twagiranye beef yego kubera iki se bari batandatu umwe mukagirana beef niko nyine rero wazanye ibintu by'ubugoryi abandi bose nta kintu napfaga nta kintu nigeze niko nyine bakoze ibintu by'amaperereza bose nyine bakabafata bakabafunga akurebye yabaye umwe atukisha bose ariko rero njye amakuru nabashiye kumenya ku mihanda amakuru yavugaga yuko bari abantu mwari mwumvikanye yewe ngo uwa batandatu n'iki urumva ahubwo habayemo akabazungu ko kukwishyura icyo kintu gira ikintu kivugaho urambeshyeye oya njyewe inama ari kumbeshyera wapi
ubwo urumva wowe ushobora kuba warazize icyo kintu. nta mafaranga njye navuganye nabo, nta na gahunda yo kuryamana nawe njye nari mfite. Njye nari ngiye mu kazi nk'uko abandi bose bakajyamo, kandi akazi nari njyewe ntabwo ari ak'ubusambanyi. urumva njyewe cyari kinjaye nakivuze, njye ntabwo nari nagiye mu n'icyo twapfuye kujya biba byose niko bashatse kusambanya ntabishaka. ariko se koko 6 bose bagiyeho cyangwa wapi? ntabwo bose babikoze. ariko amakuru nanone avuga ko bari 6 bose bari bafunzwe. Bose barafunzwe kuko bari bari kumwe n'uwo muhungu twagiranye beef. Bajya kugufungura rero, bagufunguye byagenze gute? Niki kintu cyakurengeye bakavuga ati umuntu arimo arazira ubuse reka tumufungure? Ngewe nyine naragiye nyine ndaburana, noneho maze kuburana ngewe nyine bamatrati ijoro nyine yo kujya imageragere, kuko njye nari mfungiye hano i Nyamirambo kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, nyine niho nari Rwezamenyo. noneho rero njya kuburana mu rukiko bamwita trati ijoro nyine yo gufunga iminsi 30 ndi mageragere by'abateganyo. ariko kubera Imana mu minsi 3 nari nsigaye kuri sitasiyo bakiri guperereza, nabaye umwere barandekura. Barakurekura uratashye? Ndataha. ubu ngubu umaze iminsi ingana gute hanze nyuma yaho uviriye muri gereza? uyu munsi nibwo nujuje icyumweru, kuko bamfunguye kwa gatatu n'umunsi ni kwa gatatu, maze icyumweru bamfunguye. Wakiriwe ute n'abantu usanze hanze rero? Harimo n'abandi wari warafungishije ariko bikarangira ari we bafunze? nta muntu w'inshuti yanjye cyangwa abavandimwe banjye babashije kumenya ko bamfunze, kuko njye nyine bakimfata nagiye bitunguranye, kuko njye narijyanye nka kumwe Joe West nawe yijyanye. twese twarijyanye. Narimbizi ntabwo ari kumara iminota ingaho turavuga Joe West. nanjye narijyanye mikoro neza cyangwa umbwire tugurane ngo hingiye. ngo yifate neza. nyine njye narijyanye. maze kugenda nyine njye ubundi nari ndi gukorera kuko byagenze ngiye nakoreraga hano mu kabari hano Kayonza. uri waragiye gukorera Kayonza? Yes. hano maze kujya gukorera Kayonza, ubwo urumva abahungu nyine urupapuro nari narujyanye ntibahita bamfunga, bo barabafunguye nyine njye babanditseho gato. noneho njye njya mu kazi Kayonza. Congratulations, ndabona usigaye ushyiraho n'utwara. dore ubushize wari ufite nk'ibi byanjye ariko oya wimbeshya, none nari mfite inzara. wari umuhungu rwose mugatubeye. ntabwo nari umuhungu. tujye muri video irahari. nari ubuhungu reba nashyizeho duke kuko nari ndi umukene aribwo nyitoroka gereza. aho ubundi utundi tw'abakene nyine tundi. nuko komeza aho wari ugeze. noneho njye nyine nari ndi ku kazi Kayonza, ariko umuntu kuri telefone umukozi wari baramamagaye arambwira ngo barankeneye. date se murashaka iki? abahungu ntabwo barabafungura? barambwira ngo twarabafunguye. ari ubwo muri abahungu bari bafunze umwe nyine yampamagaye nyine anganiriza uburyo nyine babafunguye, nyine banansabira ukuntu nyine nagiye kubafunguza tu. noneho ndagenda, bwarakeye njya kuri RIB. noneho nyihagera barambwira ngo ninkuremo amaherena nambaye, nkure na shaneti n'ibiki byose, ubundi rero banjyane kumfunga. ndatungurwa, ndatese mugiye kumfunga nakoze iki? ko nta muntu nibye, nta muntu natutse, nta n'umuntu nishe, nta n'umuntu wandeze. ngiye mfite amatsiko kumena umuntu wandeze. none barambwira ati ibyo ngibyo mbere yo kubimenya wowe nyine jya muri Mabuso urabimenyerayo. batinjira. narinjiye nyine nari ndiyakira tu. ni ubwa kangahe ariko wari ugeze muri iriya nzu? ni ubwa mbere. ni ubwa mbere kuba abaho? ni ubwa mbere ngiye bamfunze. noneho ndagenda saa 2 z'ijoro muri baramamagara ngo ninze, ndagenda ndabazwa nyine. maze kubazwa mbona ba medosa njyanditseho ngo guhimba ngo no gukoresha impapuro mpimbano. nyine birantangaza tu, birantangaza cyane. hari ubwo nyine nemeye ndafungwa, ndahati basi mume telefone njye mvugisha umuryango wanjye babwire yuko nyine bamfunze. ngo wapi, ngo ntabwo wemere kubwira abavandimwe we cyo inshuti ze ko tugufunze kuko ntagufunzwe. date se nakoze iki gituma yuko mu nyuma telefone ngiye ngo nibwira abantu basi bazanjye banzanire n'imyenda. ariko nyine byahuriranye mfite
baby tuvukana nyine nimero y'inyizi mutwe ne nahamagaye abasha kubigezayo ababyeyi banjye ariko nta nshuti yanjye nimwe yigeze kuko nta numwe arafite nimero ze na telefone zanjye zose zari ziri kuri ribu ntemereye kuzaka basi ngo mu rugo bazitane babigezeho abantu urumva nyine naragiye njya muri ribu njya muri pariki njya mu rukiko ndaburana arubwo nagize imana nyine barandekura. Ubu wagiye mu rukiko uraburana? Nagiye mu rukiko ndaburana bafite inyundo mu ntoki ku buryo bahita bayidonda bakambwa ngo turagukatiye. Nageze mu ruku uku kwezi kwa kabiri ntago nzakwibagirwa. Ariko se ku ijoro ryawe rya mbere uri muri gereza wumvaga umeze uti? Banyinjijemo saa 10 nibwo nari ninjira muri gereza. Yes. Ku itariki 13 y'ukwezi kwa mbere saa 10 ntago uwo munsi nzawibagirwa. Nibwo banjije muri mabusi nabo bwa mbere nari ninjiye ni nabwo bwa mbere ipingu ryaringiye. Yego. Inkuru yo gufungwa nuko nguko imeze. Ukimara gufungurwa uraza hanze rero. Naraje hanze njya fata telefoni ndapostinga kuri Statibus abantu kugira bamenye ko nagarutse online. Inshuti zanjye zimenye icyo cyaratumye ngenda kuko abantu benshi nyine bibazaga nagiye niba narapfekeye nyiriho. Bakibaza n'abaranyibye telefoni kuko telefoni namaze igihe kinini ntayikoresha. Nge najyaga nguhamagara kuko abantu batekereza ko basi narabuze telefoni birabayobera. Abantu bose barambuze nyine none bo babona stati zanjye batamenya ko nari narafunzwe ku mbuga zanjye zose nta namwe ntigeze mbishya abantu bose basiko nari narafunzwe ko basiko nagarutse kubera Imana. Umaze gukora ibiganiro bingahe nyuma yaho ufunguriwe? Nta kiganiro ndakora ubu nibwo nabashije kuva mu rugo maze iminsi ndyamye. Gira ijambo ubwira abantu bari bagukumba batagweruka kuri kamera. Iyi niyo kamera ya mbere abonetseho nyuma yo kuva muri gereza. Ijambo ubabwiye rero nk'umuntu wumva neza ko waretse ibyo bintu byo kwicuruza. Ijambo kandi ikintu basezerana nukirengaho nge nzaza kuri kamera nkuteza abantu. Ngiye ikintu nababwira niko nabwira ko abakobwa nyine bicuruza n'abo bana bakiri muri Sunika Simbabara n'abantu bakora nyine ibintu by'ibishego tunga bari abakobwa ba Emeline n'abo bintu ntago ari byiza pe kuko biri kugeza kuri abantu benshi nebyari bingesheje ko. Harye Emeline buriya si yabikoze uri muri gereza? Yabikoze ndi muri gereza ariko se warabimenye se? Umusitari se yayoberwa iki? Muri gereza ninjye ufite dossier yanjye nyine kandi nta muntu n'umwe utarunzi. Je nubwo nari ifunze ariko nari icyamamare. Icyamamare cyakoze. Nahavuye yaza bifungwa z'abagabo. Bagera mu bihumbi bingahe. Yaba mu bagore twara abagore 100. Yaba abapolisi bo mu cyo kigo cyose. Nta numwe nasohotse atanze. Nano waramukagiye muri icyo kigo akabariza izina ryanjye bahita bakubwira ko bamfunguye. Ese wajya gubakorera agashoni bura nk'umuntu w'icyamamare uvuga uti ndafunzwa ariko reka mbakubita agasho. Narakabakubitaga cyane nkababwira n'amateka y'ibintu nkora mu biganiro. Cyose. Nk'agaki nyine wenda nk'agasho waba arabakubitiye. Nkanabaganiriza cyane nyine nkabisanzuraho kandi bakanyisanzura cyane. Koresha umuntu umwe nk'akantu k'agasho wigize ukwakubita. Nakunda kwaririmbira irandirimbo Joe West yo kwa gatatu. Ririmba ahita unatubwira n'inkuru yawe na Joe West. Nawe uyu muntu afite inkuru iryoshye na Joe West mwabana umwe. Bari atabyuba cyatagira bimubwiye. Ko se abyumvisha ikibazo ni iki? Umuhungu wanjye yigirira isoni maze ni n'imanzi. Oya wabibwiwe n'iki nanone? Aya ndamuzi tubana muzi. Warugiye kumuhubona n'imanzi. Warugiye kumuhubona n'imanzi. Nago nabigerageje ntago twabigerageje. Okay, tubwira ko nako turirimbira ko karirimbo wajyaga ukubita. Ngo kuwa gatatu narijyanye mfite confestane n'umupakuri nosa numvaga bari bunyumve disi gafandati kurakana keza ibindi kubona byura bisobanura ute ndamwigirana ingaho nyereka ikirego gaturashinzwa gukoma no gukubita umumbebe umutima utera cyane nangira gutitira mu masongo manseka nitwara nk'umugabo ndisobanura ibyaha mbihakana nivuye inyuma gaturabeshya n'ubundi urararamo ngo mwigize ibihoti gabanya iyo miteto
ijoro riri kumba n'ukwezi ngo umunsi uri gutinda nk'umwaka marayika murinzi wanjye ubanza usinziriye mana mfashe umukangure maze afashe kura niyi ngoma nidasaga uzamenye ko nyiri mu gihome gusa nyuma nimuyumva ntuzarire nzaba nacishe ako karabaye ariko waragakubitaga abantu bakemera mikorofone nakubwiye bifate fresh abantu baremeraga ewana abafande bose bakaza bakahata wa mukobwa waragashize disi we ahantu ba wibero ba wisekera witurije nta gikomere ufite ku mutima bakibaza ukuntu hanze mbameze muri societe umve ngo nasohotse mwango nyine nubwo umuntu ataha abantu bari bari kumwe barabyishimira ariko hari beshi barake kuko basigaranye irungu kuko nje mpari abeshi na beshi isheni yabo yarihutaga cyane ku munsi kuko kubaganiriza nkabereka ko nyine nkabumvishe uko nyine ibintu byose ari bimwe igihe ubuzima bwe bugihumeka tuzi ureke kwihangayikira reka tuvuge no kuri kano kantu ibintu by'ubuzima bwo gufungwa reka tubishyize wenda akantu kakitso hanyuma hari ikiganiro twigeze gukorana uri kuvuga uti njyewe ubuzima ndaburambiwe mbonye ikintu cyo gukora ubuzima nabuvamo maginga ya ntago nzi niba barabiretse cyangwa se nkuko wenda babivuga ukavuga uti ngiye kubireka ariko ntago tuzi neza niba ibyo bintu warabiretse ariko waravuga ati mbonye support y'umuntu wari we wese yamfasha kuba nareka izo ngeso mbi zigaragara nabi muri societe nabireka maginga bihagaze gute hari umuntu waba warakwegereye akakuvugisha akavuga ati ngende ushaka kugufasha bihagaze gute tubwire yego ngenda narafunzwe nyine abantu benshi ubwo muri make bagiye bambura ariko hari umwe nyine nyizina nyine wari warambuze ariko araguma aramvugisha yari arakubuze ariko arakomeza arakuvugisha nyine aramamagaye aranyimbwira aramwabona ku kiganiro cye cyose ubona yuko ushaka ko umuntu yagufasha nyine biriya bintu urimo kabivamo ndamwemerera ariko nyine niko yambwiye inkuru nziza nyine ari kunshakira salo hano muri Kigali ngo nze banyigishe gusuka nimba imenya ahite nkomerezaho bamena akazi ubwo urumva ko nawe abakoze cyane uwo si wa wundi naba naraguje nawe cyangwa n'undi wenda n'umwe wamuje ne wanshakaga umuntu ntago muzi kugeza na n'ubu sindongera kuvugana nawe ariko naramukunze yarebye ikiganiro nakoranye na Kamikazi arampamagara afata nimero muri description arampamagara arambwira ati nshaka kumpuza n'uriya muntu numvisha afite igitekerezo cyiza cyo kuba yava mu buzima bw'umuhanda yava mu buzima bw'uburaya twaragerageje turaguhamagara biranga ariko finally uza gucishe ninjye ntago naramenye yuko uri muri gereza usibye ko hari undi muvandimwe twigeze kuvuganaho ndi kumubaza se waba umunyamakuru mwajyaga mukorana ibiganiro asa nk'ubimbwira arambwira ati ashobora kuba afunze byagenze gutya na gutya ndategereza mu minsi mikeya ndakubona guhuza nawe aka kanya uri kugira uti yarambwira ati nshake salo nige nimara kubifata azanshakira akazi cyangwa se naho ngaho bakame tubwire wenda ntuvuge amazina ye ashobora kuba atari ukunumvisha umuntu wibashye ashobora kuba adakunda kujya mu bintu byo kuri social media ngo bamuvuge ariko tubwire wenda ni nk'ibiki yaba yarakubwiye ku buryo n'umuntu wenda ushobora kubivuga hakagira undi muntu wumva ibyo bidahagije akagira ikindi kintu yongeraho yagubwiye nk'ibiki agiye kugufasha ntubeshye kuko azareba kino kiganiro arankurikira cyane ndabizi bivuge neza ukuntu bimeze nyine we yarambwiye kuko njye nyine mbi Bugesera ngo niba natora kuguma mu Bugesera akankareba nka business akama nk'amafaranga nkakora ku buryo nyine nakenera amavuta niyo sabune no kwishyura inzu n'ibyo kurya ntabishatse ngiye kureba abagabo turyamana bikamfasha cyangwa akaza akancumbikishiriza inzu hano muri Kigali ngiye nkazaza niga ntaha mu rugo rwanjye anantunze nyine ku buryo nazasoza nyine kwiga bakama akazi muri iyo salo nyine nkazanikorera nkabaho navuze ngo ngiye gushaka abagabo none se muri makeya uwo nguwo yarakubonye aravuga ati hari ikintu ushaka kugufasha muri makeya urumva koko ushaka kuva muri ubuzima bya nyabyo ukajya mu buzima busanzwe butagaragara nabi
butari ubwo kwiyandarika cyangwa se ni bimwe by'abantu aba yishakira amafaranga akavuga ati reka mbeshye bankubita ibiceri mbirye nongere mbeshye bankubita ibiceri, ntago ushaka kuva muri buno buzima? Kaye narabivuyemo. Ubwo warabivuyemo? Njye nabivuyemo tu. Reka nkubaza akantu. Uheruka gukora sex ryari? Ndakava muri gereza ntabwo ndabikora. Urarahiye? Ndagacisheni ntabwo ndabikora pe kuko nabonye isomo ryawe. Hari ibintu abana bajya bavuga ngo umuciye wawe urenga cyane. Reka mne kugucumuza nta kibazo. Nabonye isomo ryaje. Uzi kwicara ugategereza ko bwira ugahe. Uzi nk'izi saha za saa 11 wahereye mu gitondo wicaye. Zijya kugera wicaye nk'ishuro 30. Hanyuma uwo muntu ibyo yagusezanije wenda turabyumvisha. Gahunda yo gutangira ni ryari? Ndacyategereje umunsi, turacyashakisha inzu. Muracyashakisha inzu? Naho kwigira nyine. Na saro yo kwigiramo. Yavuze ko wenda amafaranga yose yasabwa yo kwiga ibyo bintu bya saro yabikwishyurira cyangwa wenda ni igice? Oya nyine yamfasha nkiga nazabimenya nyine natangira gukora akazi nyine nikorera, ubwo nyine urumva yahita tuza kumfasha nkatangira nkikora nkiyishyura nkitunga. Uburyo ufashe mikoro wagira ngo n'undi muntu uri guhereza ikiganiro, wagira ngo uri gukoresha undi muntu interview. Mikoro uyiyegerezaho, ahangaha niho haba hari ku muntu. Ariko nanone ikiganiro twigeze gukorana mbere wavuga ko ibintu bya saro bizi kandi wabyize, none ugiye gusubira kubyiga. Nshaka kujya kubikora kugira mbikore stage kugira mbimentize neza tu. Mbese ni stage waba ugiye gukora? Yes, kurya ikintu cyo cyose noneho nzatangira basi saro yanjye mbizi neza cye nzakora akazi mbizi neza kuryo nta mukiro uzaza ngo mucishe inyuma nyine ngo muhundi kandi nge mpari. Ni nk'ibiki uzi gusuka nyine ibintu bya saro, ibintu uzi gukora n'ibiki? Nje nzi gusuka marasta, nzi gusuka penso na dread, ako nyine hari n'ibindi ku ruhande ntabakunda kwa ngenda menya ariko nabyo buranshaka kubyiga no nkazabimenya. Ibyo se uzi kubisuka neza cyangwa wenda ni kwa kuntu umuntu aba ari kwidera? Wapi nagaro kwikorera. Nagaro kwideburi. Uyo ni umuntu nyine yashaka umusuka nyine ndagenda nkatira nk'iminota mike muri saro y'abantu. Yego nkamukorera. Uzi no gukora inzara? Inzara ako kako mfite na kategori yabi. Ufite kategori ye? Ngenda nazikorera inzara ariko. Inzara ntago njya muri saro nyine. Ubizingizi? Ndagenda nkagura inzara ariko kuziterera nkaziterera. Nese nk'ubizi inzara ije kuzigura. Rumwe ruba ruhagaza ngahe? Oya twebwe tugura muri zose hamwe. Zose hamwe gute? Bari inzara mu gapaki aba harimo inzara 12. Inzara 12 zigura 5,000. Yego. 12 wazwi 5,000 bigasaba kugura nako yo kuzomika kagura n'amabara yanuze ya venusha gushyira. Tugabanyije 12 ni kangahe? Nko muri 800 gutyo. Ubu kano kara kagura 800. Hanyuma kore yo kubifatishaho ntago nibuka kuko kore nge ntago nibuka amafaranga yagura. Ubu ngubu wowe nk'izi nzara uko zimeze gutya aba ari nk'umuntu ugiye kuzikorera wamucanga ngahe? Inzara zinoki zose intoki namuca nk'icumi ariko amaguru namuca nk'umunani. Usiko abakobwa badutwara ibishoro byinshi we. Ubu bino biboro ushyiraho wahita wongera ukabikora umwanya munini. Noneho ntago ziba zimeze uko nyine ubona ari nini no kajya kubanza ukaziconga, amara kuziconga ukabona kuzishyiraho, amara kuzishyiraho ukagenda usiga nyine ugashyiraho verine, wamara gushyiraho ugashyiraho na gel kandi gel irahenda. None se urwara rumere neza nyine. Yego urumva ko bitwara n'amafaranga menshi. Hanyuma ngewe ndagira ngo ntandukanyirize Kamikazi ufite izi nzara na Kamikazi utazifite. Aba batandukaniye. Umukobwa nurangwa n'ibirungo bro. Ibirungo. Nese uzabura ukwiyemeranzanye pe uzabura umukobwa utiyitaho. Ubuse man ntago ari byiza pe. Niyo mpamvu ibintu wahitotobetse. Oya. Ibi ntibisanzwe sister wanjye yaje kunsura nyine hari anaye mfungiye.
none yari afite amatsiko y'ukuntu kunsohoka ameze nasohotse nikubiseho make-up 10 muri gereza nise wari warajyanye y'ibirungo iki ubwo umeze nk'umupolisi wasanze mu idirishya mbyisi zambwa atariko ibyo bintu mwabikuye ndati nibyo iwacu baba batuzaniye ngo ubwo rero ngo banga kubazanira ikarito y'amata ngo bakabazana ibyo birugu naye nahise muzo ati tuba dushaka guhora dukeye niba mwarifuje ko tuzanga tugahinduka wapi ntago byakunda tuba dushaka gusohokana ya sura yacu tukiyifite ubusa ukuri kumbona hari cyo nahindutseho basi ndemera ko naba nananutse kwera guhangayika ariko wagira ngo nakantuze protemente rwose yani ariko nyine ku mubiri ntacyo nahindutseho none isengero yabuze n'ahantu ifata ndakeye ni umukobwa mwiza ushima Imana ariko nyine narananutse reka njye nkubaza akantu utarajya kure nk'ubwo muri gereza wisigaga ibirungo ugira ngo wiyereke nde wenda ubuzima busanzwe ababebe babashaka wenda guhorana igicyo bakabati ni ibisanzwe ariko nashaka gusa neza biraho gusa neza se usira neza ndi ubuzima bukomeze ariko by the way amakuru y'umu boyfriend wawe witwa ura ni crush wanjye Joeste murakundana w'imbeshi ni crush wanjye naramucrushingiye ngewe nabonye video mwakoreye kwa Gasana kwa Deriro Gasana ubu uyu muntu ntambeshyira mwanumwe mugane kwa Deriro Gasana cye Gasana TV murebemo ikiganiro ufite bamenya ari cyandera musacingemo nyine crush wa Joeste murahita mukibona yendi crush ntago mwigeze mukundana Joeste nyine uretse wumve ngarambeshya yego ntago twigiye dukundana ako mwari mugiye gukundana twari inshuti biraho pe twaganiraga nyine bisanzwe tuza kujyaho nyine tubishyira hanze uri gukubitana mikoro yakukoze iki wifata mikoro neza ariko ko twarabishyize hanze nyine ntago ari uko dukundana ni ibintu biraha ako ngo mwigize no gushwana Joeste se nyine twarashwanye reka nje bafite amakuru mwana nago wambeshye nyine twarashwanye ariko byabaye ngombwa nyine ngenza gukora video nyine narize nasaze warize nyipostinga ku mbuga zose abantu benshi babashije kuyibona iza kujyaho umunyamakuru Gasana kandi Gasana nyine ahuza nyine abantu n'inshuti zawe niba namwe mufite aba crush banyu naba mwahamagara Gasana akabahuza na Deriro Gasana ko batumuvuze nta n'ikibazo mu kiganiro cyacu ntago wenda tumwamariza ariko akora ibiganiro byiza nanjye akora ibiganiro byiza ariko waba ufite umukunzi hanyuma ngewe reka mbanze nkubaze washwanye na Joeste urindi ujya kurira urabipostinga ku mbuga baza kubigezaho Joeste abantu benshi barabibona mwari mwapfuye iki baza kubimugezaho na Gasana yamugeraho Gasana inashaka nimero yanjye aramumaga nyine mwari mwapfuye iki ni ibintu biraho ngaho Joeste afite indirimbo yasohoye vuba sinibuka n'ukuntu yitwa ariko ubwo abantu benshi bareba kuri YouTube ye channel yitwa Joeste akare indirimbo shyashya afite Joeste twe dufitanye gahunda yo kumugira muri video ndena nayireba komeza uvuge none nza kujya kuri channel yiwe nza kubona indirimbo ibura nk'imasaha 2 ngije hanze hitamuhamagara kuri call nati Josue ni gute usohora indirimbo utambwiye arambwira ati yitwa Josue yitwa Giribambe Joshua ndati ni gute wasohoye video utambwiye arambwira ati ino ndirimbo narayikoreye video kera tutaramenyana ariko nyine nari naranze kuyishyira hanze kuko nta mafaranga nari mfite yo kuyishyira hanze mba nyibitse muri album none no mpamvu nayishyize hanze ariko ku ruhande hari iyindi audio nshaka kuzasohora iyo video rero napanga kugushyiramo nyine abakobwa urabizi turakazwa n'ubusa nanze kubyakira ndarira ndamutuka nyine arambaza icyo ndi kumutukira biramutungura tu ndamutuka koko nawe ndabyemera umuhungu ahita amboroka azamuhamagara ku zindi telefoni z'abandi bantu basa ngo umusemba baza akamboroka ari ubwo nahisemo gukora iyo video nyine nza kuyishyira hanze Gasana nyine azakumpamagara kugira ngo ampuze nawe ariko watutse umuhungu w'abandi kubera ko atagushyize muri video cyane ako kame kabaye ute urifatura mutuka neza naramututse ariko nyine kubera ko atagushyize muri video nanamusabye n'imbabazi ndate se ni gute wamborotse nkasana natira abandi bana amayite kugira ngo wamagaye basi musemba baswanga indirimbo yitwa nifuza ko ndabona ari yaherutsa indi yako yaje nyuma yaho gatoya ni yitwa Bima
ariko ni visualizer nta mukobwa urimo. Ubwo warakajwe nuko atagushyize muri video? Nibyo byandakaje ariko nyine shana nyine yabinyumvisho ko nyine ari yarayibitseho ndabyemera. Ariko muri no misaro umuziga agiye kubatamo nanjye nzawaginyiraho neza ujya bubire. Akabakobwa mukunda kujya muri video, ubwo utajya muri video ari kubiki? Niko nyine byahoranye ko nyine ayikoze nyine tutaramenya nayisohora ariko bitnyuma bitinze nza kugira ngo nyine ayisohoye. Ako kwa naramututse nyine namusabye imbabazi yarambabariye yaramborokoye uturi inshuti nta kintu ndi gupfa. Uramusura nawe akagusura? Wapi ntago nsura. Ako uramusura? Turagakora ikiganiro hacemo nk'amezi nk'atatu ariko tumaze kubonana nk'inshuro ebyiri zonyine. Mumaze kubonana nk'inshuro ebyiri zonyine? Mubonaniriwe? Nisumva twahura ku gasozi. Oya nta kibazo, mukomeze mu binshuti. Joyce ni umwana mwiza ngende namwikondera. Oya Joyce aritonda, ni umwana ugira ikinyabupfura, ntago akunda ibintu by'amagambo, ntakunda hano bamustressa man. Uriya mwana aritonda pe. Dore amahirwe rero ugira nuko nta nirata. Amahirwe ugira nuko hari abahanzi benshi batandukanye badukurikira. Ubu hari umuhanzi w'isuku ubona aravuga ati umuntu ukunda kujya muri video ngiye kumufata nanjye mushyire muri video yanjye dako ntazajya atukana rwose. Oya gutukana narakijijwe. Asubu nk'igitutsi wamututse cyatumye hita kuboroka ni nk'iki? Naramututse cyane none dore ko byahuranye naye nasinze. Sinzi ukuntu agiye nyine kuri YouTube. None njya kusura YouTube ndebye Yesu we nsanga ngo indirimbo iraburi amasaha 2 ngije hanze. Wasinze koko? Ndamuhamagara ariko ariko ni gute isora indirimbo iki nyine ibintu byinshi. Ngumva ngo narayibitse n'iki kwa kunivugira buke nyine atuje. Umva ahura n'akasamurwa k'umukobwa ko. Umuhungu abandura muto. Shana aramututse. Suba muto ki? Ako namusabye imbabazi aranambabariye. Musaba imbabazi kuri kamera nabona kino kiganiro azavuga ati Kamikazi burya koko yabikoze yasinze ntago yabigambiriye. Narabimubwiye ariko nyine nawe. Kamera turashaka kusaba imbabazi Joyce kuko hari abantu benshi cyane bamukunda. Byatuma yirata cyane. Ngamunyumvire. Kandi muri inshuti usuba umuntu kuba wamusaba imbabazi. Oya narazimusabye ubusa nzamusaba imbabazi ishora. Hanyuma ko wazimusabye abafana be noneho kutazibasabye. Ako nzi wewe wenyine yajya kora indirimbo zikoreye wowe wenyine? Abazamura batazamura bazabireke. None se nk'ubu ko ufite gahunda yo kujya muri video ye nuramuko yigiyemo gatuma batayireba kubera ko bakurakariye? Bandakariye. Uwo munsi bazabyandike muri comment abimenye. Ngo iki? Umunsi bazabyandike muri comment. Akamika ko wahindutse kandi imbere ari umwana mwiza. Ako none ndi umwana mwiza pe. Isheni yatumye menya ubwenge. Nese ubu ngubu basugiye kujya uvuga uti ngiye ibintu by'akabari ndabiretse basi ngiye mfata n'umwanya ngiye gusenga. Ibyo bintu bizakubaho cyangwa? Ako ngiye njya gusenga. Usengera he? Njye nsengera mu Gaturika. Uvugisha ukuri? Tuvugirisha pure. Nese namba sengo ni ngombwa ngo menye inaga ishapure nge nyizi. Mugaturika utazi ishapure? Ngiye ntago ndi umugaturika ariko ishapure ntago nyizi ibyo ntago nabyiyemera. Ni ibiki uzi nyine byo mu Bakaturika basi kuburyo ushobora kuvuga uti icyo cyerekana ko usengera mu Bakaturika? Basengera ariko ibyo. Weruka kujyayo ryari? Meruka kujyayo nyuma y'amezi 2. Nyuma cyangwa mbere? Oya mbere. Mbere y'amezi 2. Najyaga gusenga nubwo nakoraga ari amabi yose. Ako uwo niso ni nkeya uvuye muri biriya bintu ukatujya gusenga koko? Ase kubera iki? Ase nagubona ko nge nabo mwana mwiza witonda. Biriya bintu mani byari biri kunyicira izina ngiye mfite amaraso yo gukundwa na buri wese. Njye n'igihe nitekerezo nkagira ngo nera imita abantu. Njye nta muntu avugisha ngo acinyuma. Ngakura abantu avuga ngo abastyle ngo barirata ngo bariyemera ngo urabavugishije barakuburutse baragututsa kuvugisha. Njye baramvugisha rwose tukagana tukanisanzura pe. Njye niyo mpamvu nyine bashaka ko bira bintu mbivamo nyine kuko byanciye izina bite na character ndi kwi. Hari akantu ukomojeho nanjye njya numva ngaba baby cyangwa se abantu bakora kare akazi nyine uri kuvuga ko waretse ubwo reka mvuge ko kwicuruza ngo hari imiti bajya bagira. Ubwo wese ukoresha ituma umuntu uvugishije atajya apfa kukureka? Wapinye nta miti ngira. Uvugisha ukuri?
ntayo pe. Nese kubera icyo abantu uvuga uti ngiye mfite amaraso akundwa umuntu uvugishije ntajya apfa kwita kureka. Nk'ubu Joe West yarongera kubabarira kandi bari waramututse kuba cyane naribajije. Ibaza umuntu kugira ngo mutuke nimara kumutuka mboroke bimutera umujinya pe kandi yitwa ngo ni umusitari ariko si uko ngo ndi kumwiyemeraho nyine kuko yaba yaramvishije ngo mbe ndi kumwirataho ko ari umusitari afite uburenganzira bwo gukunda uwo ari we wese ashatse kandi abakobwa ku isi ntibabuze beza none agahindukira akamvugisha akanamborokora kandi azi ibintu namututse akanemera ko tunabishyira hanze no kugira buri wese ayibone urumva ku gaciro ariko yambaye ariko ngo wamututse ku babyeyi ko kutinyuke naramututse pe ukoko naramututse cyane ariko musaba imbabazi yego kuba nyine yaramaye agaciro kwana kubyo namututse akaba imbabazi akanashaka akanemera ko nje nawe tujya hanze nyine kujya uwo ari we wese yabona ko ngiye nyine twahuye ubu nyine amakuru ariho nuko yakobabare mwarongeye murakundana yarambabare turi inshuti iyo nshaka kumuvugisha nawe cyane yashaka kumujyana amuvugisha yego nese ko afite undi mukobwa bakundana mana yanjye Uwiki? Ntabyo uzi se? Ntabyo nzi. Yakubwiye ko afite undi mukobwa bakundana? Niwe mukobwa bakundana. Joe West ngenzi ko afite undi mukobwa mu girlfriend wewe utari uyu nguyu. Ibintu biryoha bigize iki? Ngo iki? Bisangiwe. Ubu nyine uravuze ati ntacyo tuzamusangiye. Joe West ntago ngende sheri we ngende crush we ndi inshuti yiwe nanje akabishuti yawe. Ariko akwemereye ko mukundana wabyemera. Ubwo se dukundana tukaganira ibiki biruta ibyo tuganira. Urumva hari akandi kantu kaba ari kumwihariko k'abantu bakundana gatandukanye no kuvuga ngo uyu muntu tuyi inshuti mu buryo busanzwe. Ireka icyambere iyo ukundana iyo umuntu mwakundana mwashuti nkuko ko dushaka gukura ikiganiro twese tugatungurana gift yama akaba ariho n'ubundi hazama ndisheri wiwe. Ibyo tuganira n'ibyo twazagana ndisheri wiwe. Ubu se nige kuba twabana mu magose. Eka nkubaza akantu ntaribagirwa wenda nidushaka tuhite tugana no ku musozo. Muri video nabonye kwa Gasana wari wamuhaye aka gift. Wamuhaye gift? Narayimuhaye. Ira gift yaririmo iki? Ira gift harimo biscuit karabo. Harimo pizza. Harimo na shokora. Ubu wamuhaye pizza dore ko afite indirimbo yitwa Pizza wumvishe ko akunda pizza itumuhereza pizza. Nese ko numva muhaye ibiryo by'abagore. Ubu ntiwamusuzuguye ko? Oya naga ibiryo by'abagore n'utu gift nyine. Ubutinyuke umuntu umugabo nka Joe. Icyambere Joyce no mudive ntaga nk'inzoga. Oya nese nta bindi bintu ari kumuha bitari inzoga. Ubwo se nk'ibiki? Oya mwa nk'urugero nk'iki. Oya ndeba amaso nje nawe tureba. Please Joyce ni inshuti yanjye. Urumva? Nagombaga kumuha icyo nshaka kandi ikibazo nuko amuha ibintu by'abagore utinyuke umuhereze biscuit umuntu umugabo ama bibi umva shumi akaraho kararyoha niyo waburi igiki nta muntu akwemera kitari pizza amuha ngo ni igiki shokora ibiryo by'abagore gusa utuye ko goye shokora utayirya ntabwo nayirya tuye kutararya shokora genda yigurure Bedewe hari wenda ntago mvuze ko ntayirya na biscuit ishobora kuba nayirya ariko ntago umuntu umugabo amuha gift ya shokora gift ya biscuit. Oya ushaka kuduteraho comment ndabizi namuhaye kado nziza ikeye ishashagirana irimo ibintu byiza kandi by'abasimu pana kwati ngo ngiye gushyira ubuse washyiramo imineke kandi koko wasanga waragize iki gitekerezo cyo kumuha umuneke wapi icyambere ntago nari kugura inkweto ntago nari kumenya ibice yambara sinari kugura ipano sinari kumenya imukwira sinari kugura umupira wapi nta kindi kandi mugurira t-shirt nubundi yiza kuba nini nta kibazo n'ubundi abahanzi bazo kwambara ibintu bibo ikize ubwo se muhaye umwenda akagera hirya akawutanga akajyona mu murogeye gaho nyumve no si ibyo ngibyo byo kucyo atakeka kwa bimurogeyemo ntabirye byo wapi ntago nese urabizi ko abiriye ikimwe twari yaragiye tunagisangiye urumva ari kuncana wa pizza ntayiriye koko kandi mu kiganiro narashatse no gupfundura ngo mutamike akagira isona akanga akavuga ngo ndamuhera inyuma ya kamera tukabikorera inyuma ya kamera
uzi inyuma ya kamera se twarakoze ibiki. Yego kungwara na musuye inshuro ebyiri nabyumvishe nabyo ntacyo bitwara ariko by the way. Hanyuma turi kuko ashaka ko tuzaza tukanamwerekana ahangaha. Nta kibazo nabidukundira tuzabikora. By the way turi kugana ku musozo w'ikiganiro ni anaye amagambo ushobora kuba wasorezaho ku bantu babakunzi bawe, ku bantu bakunda ino industry turimo, abantu bareba ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ni irihe jambo ubageneye muri akano kanya? Okay, ngiye cyo nabasaba kuba nyine navuze ko nabo nabarabonye umuterankunga ntago bikoye kuba ushaka kumfasha wese yamfasha. Icya kabiri niko bamenye ko ibintu nari ndimo nabivuyemo, ubu naba umwana mwiza. Yego ngiye ngubu ikigero ngezemo nicyo kubahwa, ntago cyo gusuzugurwa. Yego ushaka wese yanyubaha kuko ibintu nari ndimo nabivuyemo, naba umwana mwiza. Ibintu by'ubugogi ntababa barabisigemo bose bazevome kuko nta kiza cyako. Ariko wamugandikira aho ngaho aka message kanyuma ku muntu ukiri mu buzima urabutanga mu buryo bubiri. Hari umuntu uri mu buzima bw'umuhanda, ubwo turi kuvuga za marine. Hari umuntu uri mu buzima bw'uburaya, abo bantu bahereza message. Gicyo nababwira nyine niko babivamo tu kuko ntabwira n'impamvu wumve ko nyine nta byiza byabyo. Nk'urugero ushobora kubujyamo gahura n'umugabo akabara kwishe, umuntu akaguhamaga kuri telefone ngo nsanga nawe utazi uwari ugasana nk'umucengezi ushaka kukwica. Wareba nabo ubuyobozi bukabura gufasha baragufunzurisha niyo ubusa. Niyo mpamvu nabagira inama yo kubyihorera. Yes kuko ntago ari byiza pe, babivemo ntago biraho byo burari byiza ne nabivuyemo. Asundi ubu nk'amafaranga nk'umugabo yarakwishyuye menshi, umuntu ushobora kumwana akoze ibyo bintu akakwishyura amafaranga menshi nangahe? 40. 40? Yes kuko nyine nahuraga n'abazungu rimwe na rimwe. Arona narenze rega te yangira binyemerera. Aha umuntu wumva yagira ikintu afasha uno mukobwa mushiki wacu yamufasha kubera yuko ni ibintu navuga by'ingenzi ari nabyo channel yacu ibereyeho. Urumva yabashe kuba yabona umuntu umufasha. Hari n'abandi bagiye baca kuri zino kamera zacu, kuri mikoro zacu, bakagenda babona abantu babafasha. Abo barahari. Hari n'undi musore duherutse gukoresha ikiganiro wabaga mu buzima bw'umuhanda. Uwo musore nawe umuntu washobora kuba yagira ikintu amufasha yamufasha. Aka kanya yavuye muri ubwo buzima bwo mu muhanda, mugize kujya mu biganiro twakoze ntagiye gishize tumukoresha ikiganiro, ariko yabashe gutera intambwe abivamo. Ubari gukora akazi ko mu rugo, nubwo ibyo ahabwa atari byinshi wenda byamufasha kuba yakiteza imbere, ariko umuntu ufite umutima wo gufasha nawe yagenda akamufasha. Hari n'abandi benshi bagiye baca kuri zino kamera zacu. Hari umusore wahaciye witwa Boyfriend Patrick, uwo ngo nawe hari ubufasha wenda buke yagiye ahabwa, wabona ubundi nawe yamwongerera akabasha kwiteza imbere. And of course thank you for watching. This is Daddy Empire and of course my name is The Voice Wamjas. Narindi kumwe na Kamikazi. Ibiganiro byacu bizajya bikomeza bigenda biza, ibiganiro bishobora kuba byagira ikintu bifasha societe nyarwanda. Umuntu ufite ubuhamya, umuntu ufite inkuru ushobora kuba yagira ikintu isigira abantu, ndetse n'umuntu ufite impano ikene kuba yapushingwa, ngewe nyandikira zabigukorera. Wakoze kureba neza kino kiganiro. Turi kumwe n'igishinwa turimo.